muraho mugira amahoro azira imihoro mugira inka mwana inka n'amata ku ruhimbi nkora mutima zanjye umwami w'u Rwanda yadusuzuguye ariko tugomba gukorana tukambarira urugamba tugatera. Ngiye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira Never Give Up Chat TV. Twarabibabwiye ko murabizi turahari kubera mwebwe akazi ni kenshi cyane. Uyu munsi noneho twagiye kubarebera umustar. Tugiye kureba umustar, tugiye kumutungura. Umustar ukina filime wamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye. Niwe tugiye kureba ariko turashaka kumutungura ntagabizi ko twagiye kumusura. Tugiye kumutungura tukavumana ndebe ko yaba arimo nengera amahirwe ndasanga arimo. Ubwo ninsanga atarimo nyine tuzagaruka. Ariko ndabakunda cyane muri ko kura subscribe kuri iyo channel yacu kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabona kingiye. Quel ça va? Salama. Meze bon. Zibwa makuru. Makuru ni meza. Ko mbona susa nkaho ugiye kandi nagushaka. Bro, wamfasha gatoya tukaganira gatoya kuko ndumva shaka ko tuganira. Urama utunota duke ntaribi ariko tubasha kugira nakaganira. Urabyihanganira nje gutunguye ariko ntaribi. Urakoze. Nuko mubona rero twagezeyo twagiye kureba umustar wa filime. Ni umustar ukomeye cyane yamenyekanye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi niwe tugiye kureba ese ubuzima bwe bimeze bite muri iyi minsi, abakinnyi ba filime bimeze bite, ese hari projet y'abafite. Ibyo byose muraza kubimenya mu kiganiro tugiye kugirana. Ndabibutsa ko iyi ari Never Give Up Chat TV. Kevin, ndagusuje cyane. Meze bon. Ariko n'ubundi imikoroni yawe tu yewe nayiguhereza tugakomeza ibintu ni sawa cyane. Uyu munsi rero twaje kugirana nawe ikiganiro turagira ngo tumenye ese muri iyi minsi abakinnyi ba filime bimeze bite, ubuzima biragenda. Kevin, cyane ko turaza kuvugana no ku kantu gato cyane. Uyu munsi ni umunsi wa Saint Valentin. Se nk'abakinnyi ba filime turabizi mama dufite byinshi bitandukanye. Uraza kutubwiraho gakeya. Kevin, ndagira ngo ubanze ube wasuza abakurikiye Never Give Up Chat TV ubundi dukomeze. Bra, turabasuje cyane. Nyine twangenze Kevin Jean Marie abandi umukinnyi wa filime nyarwanda. Kevin ni umukinnyi wa filime nyarwanda. Ese abantu benshi bakuzi kuziye filime, abakunzi bawe baba bakuzi kuziye filime? Ni filime nyinshi maze gukina ariko ubu ngubu izo ni gukina zica kuri RTV. Hari filime yitwa Indoto, hari n'indi ca kuri TV1 yitwa Ejo Sikera. Izo nizo nababwira ubu ngubu zirimo ziraca kuri ku televiziyo atandukanye ariko izindi maze gukina zo ni nyinshi. Hari izo bita Mani Bwami, hari izo bita Igikomere n'izindi nyinshi cyane. Hari n'ahahise Ngaruka Mbi, ni nyinshi cyane. Agiye muzi cyane mu ahahise ndakuzi cyane, njya nkubana ndetse no muri zo filime, njya nkunda kuzikurikirana kuri social media, kuri RTV. Mbona uri acteur mwiza. Ese nirihe bangukoresha? Ni ibisanzwe no kuba mbifinga nkaba mbyimvamo kandi ikindi nkunda sinema kuva ndi umwana nakomeje mbikurikirana rero kugeza nongeze ahangaha Imana yagize gutya impiyo mpano nanjye niyo mpamvu mbirimo mbikunze. Kevin, ese niba wibuka neza nka filime waba warakinye bwa mbere na mbere ugitangira kujya muri filime nyarwanda yaba ari iyihe? Ndayibuka cyane kuko ni amateka akomeye cyane. Ni filime yitwa Mani Bwami. Mani Bwami. Yes, Amahano y'Ibwami. Iyo ni filime nakinnye bwa mbere. Ndatekereza hagiye gushira imyaka 9 igiye gushira. Ni filime y'amateka y'u Rwanda, nayikinnye ndi umwami. Ni filime yari yerekeye ku bintu by'umuco. Ni filime twashutinze ko ndabyibuka, nayo filime yangoye kuvana kuko ni bwa mbere nagiye muri sinema bibanza kungora cyane. Yego. Kuko ni filime twamaze hafi amezi 3 kuri tele. Ndatekereza wenda mu Rwanda nta yindi filime wenda yari yashutingwa ngo imara amezi 3 abakinnyi bari kuri tele. Ariko iyi nayo filime ngire ngo mu Rwanda yakinwe n'abakinnyi benshi cyane bageze muri 350. Irumvikana byari ibintu bigoye cyane ariko ewana ndizera ko wahitwaye gitwari nk'umwami mu by'ukuri. Hanyuma Kevin, ese impano yo gukina filime
uyikura kuki mu muryango wanyu hari umuntu waba nibura warakurikije cyangwa se ni wewe wenyine muri uwo muryango wanyu waba ukina filime nyarwanda? Okay, mu muryango wacu nta muntu nimugeze akina filime. Yeah, ndatekereza ni njye nyine wavuyemo nyina filime kandi nabo barabikunda gusa bakunda kuzireba. Yeah, ntabwo bigeze bakina filime. Mu bwana bwawe waba warigeze ukinisha gukina filime aho gato niba uri hagati yo mu wa gatatu primaire, hagati yo mu wa mbere primaire no mu wa gatatu primaire, waba warigeze kubigerageza aho gati ya gukina nk'udutiyatre mu makaritsiye bijya bibaho bya bindi bita by'abana bakina, waba warigeze kudukina? Ibyo ntabwo byabura. Twaraciye mu ishuri. Hari amateatre twakinaga, hari udufilime twakinaga tw'amatisida. Yeah, twarazikinaga cyane. Ariko nanone kuva kera njye niyumvamo iyo mpano nabonaga nzabamo n'umwateri mwiza. Cyane ko wabigezeho. Ni ibintu byiza cyane n'iby'igiciro. Kevin, ndagira ngo wenda tubashe kuba twavuga ku kintu kijyanye ese wowe muri filime umaze gukina uraza kutubwira umubare wazo, ntabwo tuzizi niba uzibuka, ariko nihe filime waba wibuka yakoroheye kuyikinamo kuruta izindi zose? Murakoze. Nubwo bitoroshye ariko filime zose ngewe uburyo nzikina ngerageza kuzikina neza. Yego. Ariko filime nakunze ni filime nakinnye ya All Star, filime bita Igikomere. Igikomere? Filime bita Igikomere twabashije gukina turi kumwe n'abariya abasitari bandi bo muri Tanzania. Yego. Niyo filime nakinnye numva ndayikunze cyane kuko ibintu byose byagendaga neza kuri tere, abakinnyi ubona nta kibazo bafite. Bitandukanye n'izindi filime zose. Indi filime naba narakinnye ni filime ni nk'iya leta bita Isonga, nayo yacaga kuri TV. Yego. Ni filime nayo yari imeze neza cyane. Ni filime nagiye gukina numva mbikunze kandi bikashimisha cyane. Yego. Filime bita Isonga turabisanisha nuko hari na filime yaba yarakugoye. Hari na filime yaba yarakugoye mu buzima bukaba ngo ku buryo wageze kuri kamera ugashaka kuba watitira cyangwa se ufitemo akantu kakoba, iyo filime yaba areye? Nje nta filime yigeze ingora kuko nakuze mfite iyo mpano, ariko ikigeze kungora rimwe ni ntago ari filime, ni publicité ya banki ikomeye hano mu gihugu. Yego. Niyo nagiye gukora nsanze abantu barimo ko twari turimo turakora casting. Masanze abantu bari nanjye mbona binteye ubwoba. Kwari hari abantu bakomeye cyane, hari n'abandi bavuye muri Nigeria baje gukora iyo casting. Yego. Ariko nahitwaye neza, nakoze iyo casting impitanye itsinda. Nicyo kintu cyabanje kungora mbere yuko muri iyo casting. Nicyo kintu cyanguye naho ibindi byose kuri njyewe nta kibazo. Birumvikana bamaze kuba umwacteur ukomeye cyane, tukubona muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, mu publicité menshi yagiye atandukanye, kugeza ubwo n'ubu ngubu hari nk'umuntu ushaka gukora publicité yakubwira ndumva wayimukorera kuko kabisa ushaka. Ubwo abakurikiye Never Give Up Chat TV ukeneye publicité ewana Kevin arayigukorera neza cyane, ibintu bikagenda neza cyane. Turacyakomeza Kevin. Hari nka scene ishobora kuba wumva yakugora kuyikina uko nkureba, buriya washaka gukina uri nka pasteur cyangwa se padre? Ubundi iyo wahisemo umwuga wa sinema ufite impano nta scene n'imwe ishaka kukunanira. Kuko umukinnyi wese umaze kubigira umwuga ndatekereza ko role yari yose wamuha yayikina. Kuri njye numva nta role n'imwe ibaho kuri iyi si ntabasha gukina, zose nazikina uko zimeze. Zose wazikina? Yes. Ni byiza cyane. Kevin, ndumva ni byiza cyane. Hanyuma ndagira ngo tumenye, hari filime nyinshi wagiye ukinamo kugeza ubu ngubu, haraho umaze kuva, hari naho umaze kugera. Ndake kuko watangiye ukina filime nyarwanda, ubu ngubu sikumeze kuko iyo umuntu y'umunyeshuri akiga ukatangira mu wa mbere primaire yageze mu wa gatandatu secondaire sikaba kimeze. Ndagira ngo utubwire muri make filime nyarwanda ese ni iki zimaze kugufasha ubu ngubu, ikintu ushaka kuvuga ati nibura zamfashije iki ngiki, haraho navuye ahangaha maze kugera ahangaha ku buryo nshobora gushimira mbese umwuga wa filime nyarwanda? Murakoze cyane. Ntagira gukina filime ko
guhera ku ya mbere natangiye nta kibazo amafaranga aboneka kugeza n'ubu ngubu gusa wenda ntabwo biba bikomeye cyane ariko icyo maze kubonamo ikibanza cyiza kinini kandi nakuye muri sinema n'ibindi bigenda biza ubwo igihe cyo kubitangaza kitaragera ariko ibyo birahari byagiye biva muri sinema. Hari ibintu abantu bakunda gusanisha ukabona umuntu wenda urugero turagira ngo wenda umara impungenge abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda ukabona wenda urugero wenda niba uri umusore ukinnye wenda uri gusenya ingo z'abantu cyangwa se niba uri umukobwa ukinnye uri kwicuruza ku muhanda ariko mbifate gutyo cyangwa se uri mu mico wenda itari myiza hari abavuga ngo bijya ngo hari igihe bituma umuntu akomeza n'ubundi mico ikagenda gutyo wabisanisha na filime umuntu aba yakinnye mu buzima bwo hanze bugiye bitandukanye. Murakoze cyane icyo kibazo ku bantu batamenyereye sinema bakunze kukibazaho cyane nk'urugero ukuntu umuntu ashobora kubona ukina filime wenda uri umwicanyi sibyo ukina uri umwicanyi wenda abantu bakavuga bati wenda mu buzima busanzwe wa muntu ni umugome cyangwa se n'umwicanyi cyangwa se wakinira umukobwa abantu bakubona bakavuga bati ni indaya cyangwa se wa mugani kuko ibintu akina mu buzima bwe nibyo akora ariko ibyo ngibyo bitandukanye n'akazi buriya gukina filime wakitinga ibintu nka biriya n'akazi ntabwo ari ibintu umuntu abamo ubuzima bwa buri munsi iriya ni imikino ahubwo n'inyigisho ibiciye muri script kugira ngo babashe kwigisha abantu bari kubasha kureba iyo filime ntabwo ibintu uri kwakitinga muri filime ari bwo buzima buba busanzwe ariko si bivuze ko biba bitabaho kuko hari n'ababa babikora ariko ibintu uri gukina n'ibyo kwigisha. Urakoze cyane Kevin ndagira ngo ndumva ubamaze impungenge aho hari umuntu ubona filime akavuga ngo uriya mukobwa buriya nubwo akina ari indaya nawe azaba indaya uriya musore ubwo akina asenye ngo buriya ngo yarazimaze ndakeka abantu bashize amatsiko. Kevin rero uyu munsi turi ku munsi wa Saint Valentin turi ku munsi wa Saint Valentin reka ukana tukagereho turongera kugaruka muri filime nyuma turongera tugarukemo turi ku munsi wa Saint Valentin hari abantu bitiranya Saint Valentin no munsi navuga wo ku sinzi ko ndi bubivuge bafata Saint Valentin bakavuga ngo Saint Valentin nabonye kuri social media ngo ni umunsi w'abantu bakora bya ngo ni umunsi w'abantu biyakana nahoze mbere kuri social media kare ngo ni umunsi mukuru w'abantu biyakana wowe nkawe ufata ute kuri uyu munsi ufata ute ese wumva ko ari wo munsi abantu baba aribwo bagakwiye gutanga impano ese wumva ko ari wo munsi abantu aribwo bagakwiye gusohoka ukabona umuntu wenda umutipe yaramaze wenda umwaka adasohokana n'umukunzi we ariko uyu munsi bikaba nk'uko bagasohoka ese wabona ko ari wo munsi wo gukora ibyo byose waba utarakoze mbere? Murakoze cyane gusa ngewe uko byumva nuko gitangira mu myaka yanjye y'urukundo cyangwa se no gukundana bisa naho ntigeze mbyizihiza cyane ntabwo nigeze mbyizihiza cyane akenshi nagiraga abakopine mbega badakunda nanjye sinabikundaga kubyizihiza gusa icyo nabivugaho ni byiza nk'uko uwo munsi wizihizwa cyane cyane ku isi hose nimba barahisemo ngo umunsi w'umukozi hagomba kubona umunsi w'abakundanye rwose ariko ngiye rwose sinabona ikintu mbivugaho gusa ni byiza ku bantu baba bari gukundana ni byiza kuko niba bari kubiganira ubona nta kibazo cyabyo ariko ngende umuntu utarakunze kubyizihiza cyane numva nta n'ubusobanuro bwabyo mbifiteho cyane gusa ariko iyo mbonye ababirimo mba mbona ari byiza nta kibazo ariko muri make urawemera? Genda wemera nta kibazo kuko ushimisha abantu bakundana. None se akabazo k'amatsiko Kevin yaba afite umukunzi? Umukunzi ndamufite. Umukunzi uramufite? Ndakeka wamutubwira? Ubwo ntabwo urangwa ko bivuga? Ntabwo biraba byiza ko nabishyira mu itangazamakuru ariko vuba ngaha Bubanga ndabishyira mu itangazamakuru. Bubanga twitegure ko tuzabona umukunzi wa Kevin ewana kabisa. Ni ukuvuga ngo niba numvise neza wavuze ko wakunze kugira abakopine batakunda kwizihiza iyi minsi uyu munsi wa Saint Valentin muri make nyine babifata nk'ari ibisanzwe. Ese uwo waba ufite ubu ngubu we uyu munsi hari akantu waba wamuteguriye?
Okay, cyane cyane ko uyu munsi wabakundanyije turi mu bihe bibi. Yego. Urabona turi mu bihe byo kurwanya kino cyorezo. Yego. Urabona kuba twabonana cyangwa se kuba twagurana izo mpano kugira ngo wenda duhure nzimuhe cyangwa se nawe duhura zime. Byaba ari bwa buryo bwo gukurura ahubwo iki cyorezo cya covid turimo turarwanya, aho urihangana ukamusunikira ka SMS. Ni ukuvuga ngo muri make harakora momo. Arakora momo cyangwa se utuntu nyine. Cyangwa se utuntu ku buryo niba wanamuvugisha gutari romantic, uyu munsi uramuvugisha romantic. Uyu munsi kuva kano kanya mukangiye gushiramo mega nyinshi kugira ngo muheke ya na video call nari sawa kabisa. Ewana. Banza witabe gato cyangwa ariko ntacyo. Okay. Reka dukomeze. Kevin rero uyu munsi twagusuye abakinnyi ba filime, abanyarwanda babakeneye kumenya ubuzima bayemo muri iyi minsi. Bigoranye kujya ku matere, gukora gushutinga filme. Ese nko muri iyi minsi niki kintu namwe cyaba cyarabagoye cyane nk'abakinnyi ba filme? Gusa kuri njyewe cyane nk'ikintu cyatugoye, hari n'amaproje tuba dufite y'amafilme runaka tuba tugomba gukora, ariko nyine nk'ingamba ziri gufatwa nkuko natangiye mbivuga kare. Urabona ntabwo ushobora gusohoka ngo mujye muri shoot muzi ko hari ingamba zo kwirinda. Donc iyo leta ibakangura kugira ngo mutagiraho mujya muri benshi cyase bamwe bagashobora kuba bakwanduzanya, no kuvuga ngo tuba turetse gatoya tugategereza wenda igihe iki cyorezo cyagabanyuka nibwo dushobora kongera tukajya guhura, ariko nta muntu wikiye kundi ngo yamuzanira indwara cyangwa se ikindi. Ni nabwo buryo bwiza kugira ngo twirinde kugira ngo dukomeze tukirwanye kirangire. Okay. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ukina muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Ese wowe hari nka filime nawe ubwawe bwite waba ufite bitandukanye ukabijya gukina z'abandi ukinira abantu bafite amaproje atandukanye, ariko se nawe hari proje nibura waba ufite ku buryo ushobora no kuba wanavuga uti ndayifite, hari filime maze gushyira hanze, hari zo nteganya gushyira hanze, kugira ngo ubwire abaturarwanda bakomeje gukurikira Never Give Up Chat TV. Ese bimeze bite hagati aho ngaho? Icyo nababwira, nyuma yo gukorera abandi nanjye mfite proje, ariko ntabwo ari imwe ko maze nk'umwaka umwe n'igice, ariko mfite proje nyinshi zitandukanye, mfite n'izindi ngomba gukora nyuma y'ino covid, ariko proje zo zirahari. Hari ziri hanze, hari n'izindi duteganya gushyira hanze nyuma ya bino bihe. Hari proje ya mbere twatangiriyeho ya filime bita Ingaruka Mbi, iyo filime kuri YouTube. Hari filime bita Hahise, ndayiri kuri YouTube. Hari n'amakomedi agiye atandukanye, yose wajya kuri YouTube yose biri. No kuvuga ngo bahise bagira amatsiko yo kureba izo filime, ndakeka bahise bagira amatsiko menshi cyane kureba Hahise, Ingaruka Mbi, izo comedy. Wavuze ko ari YouTube, ariko bazisanga kuri YouTube channel. Okay, murakoze. Ujya kuri YouTube ukandika Ubumwe Film, filime zose tuzibona zacu. Ni ukuvuga ngo hari izo uri gutegura gukorera abanyarwanda, ni byiza cyane. Kevin, ubwo nazo wenda mu gihe kitarambiranye bazazibona. Muri make turagira ngo nk'umwacteur udukorera akantu gato muri filime waba warigeze gukina uzi ko ari hanze, ku buryo umuntu ari bukubone agahita akibuka kabisa. N'ubu nunguye nta kibazo burya. Muraho mugira amahoro azira imihoro, mugira inka mwari inka n'amata ku ruhimbi. Nkora mutima zanjye, umwami w'u Rwanda yadusuzuguye, ariko tugomba gukorana tukambara urugamba tugatera. Wow! Ewana Kevin, ewana ukoze ibintu biri fresh kabisa. Nuvuga ngo abantu bari bye ya filime y'ibwami, nukuvuga bareta bakwibuka. Aho ngaho. Kevin, ndumva rero nagushimira. Okay, murakoze cyane. Wakoze cyane, nari nagutunguye, wakomeza ukegera muri gahunda zawe warugiyemo, kandi nagushimiye ko wampaye umwanya. Ndashimira na ewana kubanga bw'ibyuma DJ Samuel, nawe aba yakoze cyane, abari kubidukorera neza cyane. Wowe utari wakora subscribe kuri iyo channel yacu, ibuka gukora subscribe. Ni Never Give Up Chat TV. Uyu munsi twari twasuye umustar
umacteur, umuntu ewana mbese muri byose witwa Ngenzi Kevin. Nicyo wabwira abakunzi bawe none ahangaha, abakunzi bawe? Icyo nababwira ni big up, ndabakunda cyane kandi mukomeze kumurikirana, mukomeze mumbi nyuma, ibitekerezo byanyu birakenewe, nanjye ngomba gukora kugira ngo mbashimishe. Kevin wakoze cyane. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro, ukabukora subscribe. Akazi ko karacyakomeje, turacyabashakira abasitari bagiye batandukanye, turacyabagererayo. Ngende umurashi Mr. Obed.